Bantu banjye hari igihe umuntu ashyira amagambo make ku mbuga nkoranyambaga ariko ayo magambo akavuga byinshi kurusha uko abantu babitekereza. Ibyo ngibyo nibyo byabaye nyuma y'aho Miss Photogenic Rwanda 2019 Uwase Muyango Claudine twese tuzi ku izina cyane nka Miss Muyango yashize ubutumwa kuri Instagram story yiwe mu magambo akomeje kuvugisha benshi kandi akomeye, aho ayo magambo yayanditse agira ati I survived too much to pray small now. Ni amagambo asobanura amagambo akomeye cyane mu Kinyarwanda, ariko se ushobora kwibaza ngo aya ni amagambo asanzwe yo kwikomeza cyangwa hari ubutumwa bwihariye yashakaga gutanga. Muri iyi video tugiye kureba icyo aya magambo ashobora gusobanura ndetse n'impamvu yakuruye ibitekerezo byinshi ku mbuga nkoranyambaga, n'impamvu abantu bari kubihuza n'ibyo Muyango amazemo iminsi ari gucamo bavuga batese noneho yaba agiye noneho guca agasuzuguro kaba amaze iminsi nyine bamuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, haba ibiri byo n'ibitari byo. Reka bari byo tureba hano. Bahaye ikaze kuri Viral Rwanda, wibuke gukanda subscribe niba utarigeze ubikora. Twagiye. Dore uko inkuru rero yose iteye muri rusange. Muyango Uwase Claudine ni umwe mu bagore bazwi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yagiye kuri Instagram yiwe yandika amagambo twasomye agira ati I have survived too much to pray small now. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo naciye muri byinshi cyane ku buryo ubu ntakiriho kwisuzugura ndetse no kwisuzuguza cyangwa kwigira muto. Uyu Muyango yamamaye binyuze mu marushanwa y'ubwiza, ibikorwa by'itangazamakuru ndetse n'ibindi bikorwa byamugize umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, harimo nko kuba umushyushya rugamba. Ariko mu myaka yashize ubuzima bwe bwagiye buvugwaho byinshi, kasita ko muri iyi myaka turimo, umwaka turimo ndetse n'umwaka wabanje, hari ibihe byiza byaranze urugendo rwe, ariko hari n'ibihe bitari byoroshye yagiye ahura nabyo nk'uko twese twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu bisanzwe ko umuntu wanyuze mu bihe bitandukanye by'ubuzima rimwe na rimwe yumva ashaka gusangiza abandi ubutumwa bumwerekana uko yiyumva cyangwa aho ageze mu rugendo rwe muri aka kanya nk'umuntu nyine uri gukora. Ni muri urwo rwego bamwe bahise batangira kwibaza icyo Muyango yashakaga kuvuga ubwo yashyiraga kuri story ye aya magambo kuri nyine twasomye avuga ati naciye muri byinshi bihagije ku buryo ubu ntari ukwisuzugura cyangwa se kwisuzuguza ndetse cyangwa gukina kwigira mutoya. Abantu bahise batangira bavuga batese Muyango noneho yaba afashe umwanzuro wo gusubiza abamaze iminsi bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko natwe twagiye tubibona. Reka mbabwire ko iyo umuntu avuze ati I have survived too much to pray small now, bivuze ko nyine bikunze gusobanura ko yanyuze mu bigeragezo byinshi akabitsinda, bityo akaba yumva igihe cyo kwitinya cyangwa cyo kwisuzugura cyararangiye. Ni amagambo agaragaza kwizera, kwemera ibyo umuntu amaze kugeraho ndetse no guhaguruka nyuma y'ibibazo wahuye nabyo, guhitamo kubaho uko umuntu ashaka aho kubaho ushaka kunezeza abantu bose. Ni nayo mpamvu hari abantu bahise bavuga ko aya magambo ashobora kuba agaragaza icyiciro gishya mu buzima bwa Muyango, abandi bakavuga ko ashobora kuba ari ubutumwa bwo gukomeza abantu bose banyuze mu bihe bikomeye nk'ibyo nawe yanyuzemo. Gusa ikintu gikwiye kwibukwa ni uko Muyango ubwe ntashobora ndetse nta bisobanuro birambuye yatanze kuri aya magambo, ariko bivuze ko ibyinshi abantu bavuga ari ibitekerezo byabo, atari amagambo yemejwe nawe ubwe nk'uko natwe nyine twayaganiye, ariko ntabwo turi gukomfirima ngo yavuze ibi cyangwa se byagenze bite, ariko nyine twe turi gutanga ibitekerezo nk'abantu kandi namwe muri buze kumpa ibitekerezo byanyu. Ariko ikintu kimwe abantu benshi bahurizaho ni uko aya magambo afite ubutumwa bukomeye mu buzima. Hari igihe umuntu anyura mu bibazo agacibwa intege cyangwa kumva atari kugera ku nzozi ze, ariko iyo yibutse ibyo yaciyemo byose akabitsinda, ashobora gufata icyemezo cyo kutazongera kwitinya. Ni nayo mpamvu aya magambo nk'aya akunze gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko abantu benshi babona hari icyo ahuriraho n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, by'umwihariko nk'aba tuba tumenyereye cyane mu myidagaduro nyarwanda cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga mukoresha muri benshi. Gusa nubwo tutaramenya neza icyo Muyango yashakaga kuvuga igihe yashyiraga aya magambo kuri Instagram story yiwe, ikigaragara ni uko yakuruye ibitekerezo bya benshi. Bamwe bayabonamo ubutumwa bwo kwizera, abandi bakayabonamo ubutumwa bwo guhangana n'ibigeragezo. Ariko icyo twese dushobora kumenyeraho
nuko aya magambo atwibutsa ko umuntu ashobora kunyura mu bihe bikomeye ariko akabivamo afite imbaraga nshya zo gukomeza urugendo rwe. Ariko se wowe ubibona ute? Aya magambo Muyango yashyize kuri Instagram uyasobanura ute? Twandika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda inkuru nk'izi zisesenguye kandi zikubiyemo ibyo ibyamamare byandika ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi biranga ibyamamare, kanda like, wibuke gukora subscribe hano kuri Viral Rwanda ndetse usange izi video inshuti zawe. Reka mbararike no gukomeza kubana nanjye. Ciao ciao.